finali ni umukino wahuje ikipe y'igihugu ya Morocco bari bakiriye irushanwa ndetse n'ikipe y'igihugu ya Senegal. Itandukaniro ryabaye igitego kimwe cyabonetse muri extra time ya minota 30 bashyiraho ya Kamaramaka. Ni igitego cyatsinzwe na Gwe ku munota wa 94 ubwo bari winje nyine muri ya minota 30. Ni nacyo cyabaye itandukaniro. Umukino urangira gutyo kwizigira ari igitego kimwe. Umukino w'imvururu nibyo ugiye kugarukaho kuko urabyibuka ko habanje kuboneka penalty mu minota y'inyongera nyuma y'uko iminota 90 yari imaze kurangira tuvuga tuti Morocco itwaye igikombe birarangiye, ariko Diaz atera panenka, hanyuma umuzamu amwereka ko izo panenka asanzwe amenyereye kuzikuramo atamubeshya, ariko mbere nyine ibintu byari bimaze kuba basohotse mu kibuga n'ibindi mbere yuko rugaju yinjira mu kibuga bantu dutembereze kuri uyu mukino ibyaranze ubundi tuze turebe icyo ikibuga cyaduhaye. Ibyaranze uyu mukino birumvikana hari ibintu bya mbere by'ibanze abantu bagomba kumenya cyangwa se byari mu mitwe y'abantu mbere ko umukino utangira. Ni ikipe y'igihugu ya Morocco yari iri mu rugo niyo yakiriye igikombe. Iki cyari cyo cya mbere cyo kumenya stade yari yakubise yuzuye, cyari ikintu gikomeye cyane ku ruhande rw'ikipe ya Morocco. Ikindi cya kabiri cyagombaga kumenyekana muri uyu mukino nuko ikipe ya Senegal umwe muri ba myugariro bayiyoboye akaba na kapiteni wayo wa mbere Kalidou Koulibaly yabonye amakarita yuzuye ku buryo atari yemerewe gukina uyu mukino. Abantu bibazaga ngo se araza gusimburwa nande muri uyu mukino. Ikipe ya Senegal yari yarageze kuri uyu mukino inganyije match imwe nayo nta match nimwe yari yaratakaje. Ikipe ya Morocco nayo nuko ntiyigeze itakaza umukino, yari yaratsinze ibitego 9, yaratsinzwe igitego kimwe gusa. Birumvikana rero ko wari umukino ukomeye cyane. Hanyuma rero ikindi abantu bagomba kumenya nuko mu gihugu cya Morocco abafana n'ibirori bindi byose byari byabanjirije umukino nyine byagaragazaga ubushyuhe ndetse n'ubwitabire budasanzwe mu mbeho nyinshi, ariko ikipe imeze neza cyane. Hanyuma rero icy'ingenzi twagarukaho cyane cyangwa se ibyaranze umukino nuko mu mukino mo hagati ikipe ya Senegal ndetse n'ikipe ya Morocco yari amakipe wabonaga yenda kunganya imbaraga zari nka 51 kuri 49, bari begeranye cyane ku buryo birarangwa na statistique z'igice cya mbere cy'umukino. Regan basohotse mu kibuga amakipe yombi amaze gutera amashoti 3 kuri buri ruhande, ariko amashoti ya Senegal abiri yari shot on target, yari amashoti ashobora kuba yabyara igitego, mu gihe amashoti 3 yose ya Morocco yari off target. Vuga ngo bagiye kuruhuka n'ubundi abantu bakibona ko byashoboka ikipe yari yose yatsinda indi muri uyu mukino. Hanyuma rero bavuye kuruhuka igice cya kabiri kirimo ubwenge bwinshi n'ubuhanga bwinshi cyane ku ikipe ya Morocco yasunikaga Senegal kugira ngo irebe ko yabona igitego bariyo ikibanza. Byashobokaga cyane mu minota nka 70 ikipe ya Morocco yari imaze nayo kurata nk'uburyo nka butatu bwiza cyane bwabyara ibitego, ariko nyine abadefenseri bakomeza kugaragaza compactness ku ruhande rw'ikipe ya Senegal ntibatsindwa igitego. Bigeze mu munota wa 72 ikipe ya Senegal yabonye corner nziza cyane, ubwo bita Achraf Hakimi yaramaritse umukinnyi wa Senegal. Corner barayitera ya indi yambukiranye karenga izamo. Umukinnyi ni Dick wa Senegal, umupira ahurirana na Hakimi kwa kundi abakinnyi bakururana bari muri duel. Hakimi arirasa yinaga hasi nk'umuntu bakoreye ikosa, umupira ariko n'ubundi bari yakubise kuri poto wo bita Pape Gueye yatsinda igitego, ariko icyo gitego umusifuzi acyanze baranamubwira ba Idriss Gana Gueye ati wagiye ukajya kureba kuri VAR kuko iri kosa ntago ari kosa ryabaye. Arababwira ati nabyiboneye nari mpari, dukomeze umukino nta gitego cyabonetse. So umukino urasunika ugeze ku minota 90 bongeye iminota 8. Ku minota 97 ikipe ya Morocco yabonye corner, maze uwo bita Diouf yaramaritse Ibrahim Diaz, umupira bawuteye bawerekeza ku izamu. Diouf akurura Ibrahim Diaz amugusha hasi, umupira ukuraho n'umutwe. Ikipe
ya Maroc biciye kuri Brahim Diaz yarekaranye cyane araburana abwira umusifuzi umusifuzi nawe abaza muri VAR baramubwira bati turabona bishobora kuba byaba penalty ajya kwirebera kuri VAR agiye kureba kuri VAR mu by'ukuri ubirebye ni uko hari ku minota 97 w'umukino habura umunota umwe ng'umukino urangire penalty yariyo Diouf yari yakuriye Brahim Diaz ndetse no kuri VAR bigaragara na replay natwe twarebaga yari penalty yemeza rero ko ikipe ya Maroc ibonye penalty aho ngaho niho havutse ikintu bita imvururu zikomeye cyane zatewe n'iki uvuga ngo ikipe ya Senegal bamaze kwemeza ko bagiye kuyitera penalty abakinnyi bose biramanse birundira ku mutoza bajya kumutonganya bakazajya bamwereka amasinye ati mwatamiye mwariye bakamwereka bwa buryo umuntu aba bara amafaranga bamubwira ati ni cash izi ngizi zirimo zirakora hano birangira atanze n'amakarita y'umuhondo kuri ba Ismaila Sarr baraburana mu buryo bukomeye cyane biza kurangira uwo bita umuzamu Edouard Mendy niwe wabaye uwa mbere mu gusohoka mu izamu aravuga ati ntabwo bishoboka ntimwadutera iyi penalty Idriss Gana Gueye akagenda akabwira umusifuzi ugiye kuri VAR njye nakubwiye kujya kureba kuri VAR ku minota 71 dutsinze igitego wanga kujyayo ni gute nyine iyi ni injustice so igihe Edouard Mendy yavaga mu izamu Papa Thiaw umutoza w'ikipe ya Senegal nawe yashyushye cyane kuri bench avugana n'abatoza bungirije be birangira atangiye kwereka abakinnyi ati mwisohokere mu kibuga tubarekere iki gikombe bakibahe bagitware Papa Thiaw ahamagara abakinnyi bagera igihe baramwumvira bose barasohoka uwo bita Sadio Mane akomeza kugwa mu cyo bita baradeshwa ananirwa guhitamo avuga ati se numvire Papa Thiaw si ibi bintu byaba ari byo kuri kariba yanjye cyangwa abakinnyi tugume mu kibuga Sadio Mane we ntiyigeze asohoka mu kibuga akomeza kuzajya aganira n'abarbitre abwira umutoza ati tubyihorere tubireke ariko biza kurangira akubitanye na Claude Leroy umusaza mukuru cyane watoje amakipe menshi cyane muri Afurika Claude Leroy aramwongorera ibyo yamwongoreraga ariko birumvikana ko ari kumugira inama amubwira ati uri umukinnyi w'umukadre ibintu mugiye gukora no guteza isura mbi ku mupira wa Afurika n'ubundi igikombe baragitanga kandi muzahabwa n'ibihano wabwiye bagenzi bawe bakagaruka Sadio Mane agenda kwegera umutoza Papa Thiaw wari warakaye cyane abimubwira Papa Thiaw ntibabyumvikanaho haba hamanutse umurigende Diouf nawe araza yari kuri telefone ntabwo narinzi ngo yarimo aravugana nande abwira Sadio Mane ati babwire mu by'ukuri bagaruke byarangiye Sadio Mane abwiye abakinnyi ati mugaruke arinda no kujya muri vestiaire ajya kubizanira arabazana izo mvururu rero nicyo cyazikuriye cyane nuko Senegal yumvaga yego nibyo iyi penalty yakabayeyo ariko mu minota 97 ntiwakayemeye kuko n'ubundi wabaranshije natwe twima igitego cyari kuba aricyo nicyo cyateye imvururu zikomeye cyane baragaruka mu kibuga ikipe ya Maroc yakoze amahitamo mabi cyane mu guhitamo Brahim Diaz bitewe na experience Brahim Diaz niwe bahaye gutera penalty Nesri yari yayifashe na Ashraf Hakimi barimo baraganira uburyo umwe yayitera biza kurangira Brahim Diaz ariyo banze ko agomba kuyitera mu mutwe wa Brahim Diaz harimo ibintu byinshi Maroc nemeye kuyikinira nyuma nari narabyanze mu kanya ubu ngubu ni 97 ni insindi penalty turatwara igikombe n'abamejeje ishema ikipe mu mutwe we uwo bita Edouard Mendy aramwegera aramubwira ati ndayikuramo aho uyitera hose ndayikuramo mubikamo mu bwoba bukomeye cyane wabonaga ko Brahim Diaz afite ibintu byinshi cyane mu mutwe bimurwaniramo areba kuri baro nawe yanga gufixa mu maso y'umuzamu arangije yigira inama yo gutera panenka mu gutera panenka abantu iyo turimo turavuga panenka ni wa mupira umukinnyi abazi neza ko umuzamu ari buze kugwa mu nguni runaka agapira asa nk'umuteye koroheje kaba kari buce n'ubundi hagati mu izamu uwo bita Edouard Mendy yari yamaze no gupfukama yari yafashe inguni agiye kujya mu nguni ariko atera agapanenka koroheje cyane agapira aragafata biba mu minota 97 amaze gufata umupira umusifuzi yahise asifura ko umukino urangiye bajya muri extra time rero iza kuryoha cyane ku ruhande rw'ikipe ya Senegal umupira wavuye muri defense bawukwiyarinze ikipe ya Maroc yari irabataka umupira ugera kuri Sadio Mane
ajijisha abakinnyi ba Morocco arawujyana bamukurikira ari babiri abereka nk'aho agiye kuwushorera awujyana imbere ariko birangije atera taronade awohereza kwa Idris Ganage yari amaze kubona ko bita Pape Gueye yarahagaze neza cyane umupira aramusunikira Pape Gueye yirukanse intambwe zirenga metero nka 20-25 ari kuri shoti rikomeye cyane ry'imoso kiba igitego kimwe ikipe ya Senegal itsinda icyo gitego ikiryamaho match irarangira Senegal twari igikombe. Urakoze cyane bwana Kwizigira Papa Arlo kuri iyo report. Ubu rero rugaju ku banyarwanda bagukurikiye barifuza kwinjira mu kibuga. Impamvu tujya mu kibuga ndibuka ko tujya gutangira iki gikombe cya Afrika waratubwira guti urebye Maroc home advantage bafite rwose wavuga ko nakunze squad yabo yaba arabasimbura batangira mu kibuga nubwo baje guhura n'ibibazo by'imvune hagati muri competition n'igikombe baherukaga kera ariko nanone twareba Senegal ko yagiye izamuka kugera no muri knockout stage katwereka ibindi bimenyetso ari nako Morocco yo abantu batangiraga kwikemanga uburyo yagiye isohoka mu mikino yo gukuranwa mu knockout stage. Ikibuga cyatweretse iki cyaje kuvamo igitego kimwe batitaye ku misifurire n'ibindi iki gikombe kikaba gisubiye mu gihugu cya Senegal. Reka tubanza twumve kano kantu ho gato tugabanyirizaho gatoya kugira ngo kumvikane neza abantu umve Sadio Mane amagambo yavugaga abandi bagiye cyagera asigaye mu kibuga wenyine tuyahereho. Ati on va jouer comme des hommes. Ati bahamagare baze bagaruke mu kibuga nta kibazo on va jouer comme des hommes. Ati turakina nk'abagabo. Icyo yavugaga ni iriya penalty yari imaze gutangwa kuri Brahim Diaz. Yego. Mbonye Kwizigira yavuga kuri YouTube abantu bavuga ngo penalty siyo penalty niyo yafashe mu ishingo yamukuruye Diouf yamukuruye nta nubwo Senegal yahakanaga ko penalty atariyo. Senegal yo yamubwiraga ngo kuki wanze igitego cyacu icyo cyo nicyo urebye n'igitego cyabo nacyo cyari cyo kuvuga ngo umukinnyi ngo bagiye muri duel abagiye gutera umupira n'umutwe we bazanye amaboko yawe nanjye nzana yanjye amaboko arahura ntabwo amusunitse biri tuhashi rwose ku buryo byaba ikintu cyo kwanga igitego bera bitega Iburayi bahora babitsinda ndetse ntabwo ujya ubona abakinnyi banabanza no gusa n'abafatanye umwe agasa n'uwigijeho nimero gutera umutwe normalement yatekereje icyo nyine narebye wenda ndarabara umusifuzi aravuga ati ni mu minota ya nyuma iyi ni ikipe iri mu rugo habayemo akantu k'agakontakite gato ndamutse ntanze igitego kuri Senegal match yabirangiye noneho kwa kundi rero balance nyine itaba umupira ntubuzi biri bubi imbere wowe mu gihe wanze igitego cyayo kiri cyo habaye penalty ya nyacyo ukisanga tayari imyanzuro ugomba gufata penalty ugomba kwitanga kandi yabaye kuko yamufashe ku rutugu aramukurura so yari penalty nta ikindi abantu bagomba kumenya icyo banenga umusifuzi nuko kujera ibyo bintu byombi baravuga ngo kuko yari yanze igitego ari no kwanga penalty ariko buriya niko Fisher yari gukomeza kugenda yandura so it's better ko afata decision nyine uko yayifasha kukimere kuri Sadio Mane harimo ibintu byo kubanza kumushema mbere ko tujya mu kibuga yego buriya iyo Papet yawo decision yafashe kuko abantu bavugaga ngo yagaragaje icyo bita sportsmanship kuba nyine umusportif ukavuga ngo okay umusifuzi niba afashe icyemezo nubwo naba ntakishimiye reka twemere batere penalty niba twari igikombe bagitware abandi batoya ati iki nta kintu yafashe cyo kubanza kuba guteza imvururu bakajya muri vestiaire nyuma bakaza kugaruka ngo cyakoze icyo bita cyagize icyo nakwita psychological impact cyangwa se effect ku bakinnyi ba Morocco nibyo kuko iriya penalty yatekerejwe guterwa n'abantu batatu niba mubyibuka penalty bwa mbere igikorwa Ashraf Hakimi yafashe umupira afashe umupira barabati ntayo mutera Mendy yivira mu izamu ubwo nyine ntiyari kwitera nta muzamu urimo biba ngombwa ko mu kugaruka bamaze kugaruka yafashwe na Youssef En Nesri yanateruye baragenda agiye kujya kwitera haciyemo akanya sinzi akavuye kongeye kubaho
baro bayihereza Brahim Diaz. akavuyo kabaye buriya Sadio Mane igihe yavugaga ngo on va jouer comme des hommes muze kureba bamaze gutereka baro habanje kuba akantu k'akandi gakafuyaje igihe umusifuzi yari agiye gutanga amabwiriza kuri Edouard Mendy. Noneho Sadio Mane arimo aramubwira ati wongereho iminota. Ati iminota yahagaze. Yavuga ati iminota yahagaze n'imvururu zavutse. Ni naryo jambo yavuze nyine iryo on va jouer comme des hommes. Ni nkaho yavugaga ati itsoke bayiteye iminota yose baduha. Nijya muri bashaye bashyiraho itatu dukine. natwe tuyishakemo intsinzi. So icyabaye rero ni iki? Sadio Mane reka tumuhere mbere kuri Diaz. Icyambere cyo gushimira Sadio Mane, igihe igihugu cyose cyashyushye kuko cyari igihugu cyose bariya abantu bari mu kibuga niyo Senegal. Iyo bafata umwanzuro wo kugenda ni igihugu cyari kuba gitsinzwe cyane. Ntacyo perezida w'igihugu yabikoraho, ntacyo minisitiri w'intebe yabikoraho, ni abaturage. Nacyo Sadio Mane yavuze ngo icyatumye ngoma mu kibuga nabikoreye abantu bari kureba umupira n'abanyagihugu ba Senegal. Kuko decision yo kugenda bose byari kuba kwivumbura tukaba munsi twiciraguraho, ariko reka mbabwize ukuri, decision arbitre akivuga ngo ni penalty na perezida wa FIFA nta kintu na kimwe cyakora hiriya decision. Uko umupira w'amaguru wubakitse nta kintu na kimwe cyakora hiriya penalty kudaterwa. Ntibibaho. Amaze kureba kuri VAR yahanwa imyaka yose asigaje adasifura, yakurikiranwaho ruswa wenda bikabona ko yayihawe agafungwa, haba ibintu miliyoni, ariko penalty yo yaterwa utayitewe ubwo nyine waterwa forfait. Bivuga ngo icyemezo Senegal yari ifashe cyo kudakomeza match cyari kibakwiye ku gikombe completely, byari birangiye. So kugira icyo kintu cyo kuba cold blooded, kumva nyine utuje muri wowe mu gihe abandi bantu bose ubona barakaye batabyumva, umujinya wabaye umujinya, Sadio Mane iriya geste yakoze niyo yahamije yuko ari umurejande. Yamuzamuye izina rya Sadio Mane. Hatangiye deba nyuma ku basesenguzi, hari ishene nakurikiye nijoro bari kuvuga ngo ariko ubundi ntabwo yaba ari we murejande uruta abandi muri Afurika. Deba yaza why afite ibikombe bibiri bya Afurika, afite Champions League i Burayi, afite amashampiyoni i Burayi, n'umukinnyi ukinnye kuri hone vigiye kirekire. So iyo deba irimo ba Etofis, irimo ba Didier Drogba, Sadio Mane yaraye yinjiyemo ijoro ryakeye nyuma twari igikombe cya Afurika cya kabiri, ariko noneho by'umwihariko akoze geste ikomeye nk'iriya. Ariko Sadio Mane nk'umusportif tumushima. Reka tugaruke no ku musore wahushije igitego penalty down, Brahim Diaz. Ubundi ikintu gikomeye cyane buri abantu bagomba kumva kuri Brahim, iki kintu iyo kibaye akenshi abakinnyi bakunze gusha amapenalty iyo habaye ibintu nyine nka biriya bihita bihindura igitereko cy'ikipe igihugu zikunze gushwa. Ndabaho urugero, John Terry yisanze agomba gutera penalty iri weshe Chelsea Champions League yayo ya mbere nyuma y'imyaka investment ikomeye ya Champions League ya 2008 Mane yatwaye. Terry yarabizi ko umugabo yaguze ikipe mu 2002 Roman atangira gushoramo guhera za 2003. Yarabizi ko amaze imyaka 5 ikipe ishora amafaranga menshi mu kugura abakinnyi ikeneye Champions League. Nibwo yanyereye penalty arayihusha. Muribuka penalty ya Samoa Gyan 2010 mu gikombe cy'isi, yagomba gutuma bwa mbere ikipe yo ku mwana wa Afurika yinjira muri kimwe cya kabiri cy'igikombe cy'isi. Penalty mwarebonye ko ayihushije. Kubera iki Brahim Diaz nawe ibyo bintu nyine bya psychological effect bibaho. Ubundi bavuga ko niyo mpamvu ujya wumva bavuga ngo abakinnyi ubategure mu mutwe mentally, mubategure mu mutwe. Gutegurwa mu mutwe niki? Ariyo mpamvu pillars enye muri coaching ziri muri football harimo gutegura abakinnyi mu buryo bwa tactique, amayeri y'umukino, technique, uburyo nyine bwo gukoresha baro neza cyane, donc amapasse n'ibindi, amadribble n'utundi tuntu. Igice kindi kirimo kubategura mu buryo buri physique, gutegura imbaraga zabo z'umubiri kugira ngo ibyo bikorwa ushaka ko bakora umubiri wabo bureponda neza, ntibavunike cyangwa bagire ibindi bibazo. Icyaka no kubategura psychologically, mu mitekerereze, mu mutwe. Urumva ikintu kiba no kuvuga ngo utekereza iki gikorwa ugiye gukora kiri bubyare mbere yo gukora igikorwa nyirizina. No kuvuga ngo utekereza consequence positive ziri buve mu kintu ugiye gukora mbere yo kwa completinga iyo tasks nyirizina. Urugero bakambwira bati Rugaju kuri YouTube
nimugeze 12,000 uyu munsi turabahereza miliyoni yego nk'aka kanya baza nka Deje na Sandrine bari kubyumva koko nkabivuga nkina bikarangira bibaye byo cyangwa abanyarwanda kuko tukagera 12 ko turabura magana ngo twuzuze 10,000 ni urugero ntanze aho kugira ngo njye narigwaga na kwizigira dukomeze kwikorera ikiganiro neza urumva iryo jambo ry'amafaranga rijemo gatangira ngatekereza ati miliyoni ndayikoresha iki urumva nkatafuka si ikiganiro ubwenge bwanjye bugatekereza icyo nkoresha ya miliyoni kandi ntabwo twari twageza aba bantu icyari kubazana kuyobya ubwanjye ari gushaka kuyobya ubwanjye ariko ubuyobya nyabuneka urabibona atumye utegereza miliyoni ko nanjye ngikeneye ntabwo fokasi yacu yari iri mu gukora ikiganiro neza abantu bari no kwizana wenda gahoro gahoro nk'uko bari no kwizana normally ariko hajemo ikintu cy'amafaranga ubwenge buhise buyoba dutangiye gutekereza ibyo tuyakoresha kwizigira taye concentration ntaye concentration utaye concentration none abantu bari kutwumva bakumva ikiganiro gitangiye gusubira hasi nabo abandi bake twari dufite nabo bakagenda icyo nicyo kiba rero ku kiremwa muntu umwana w'umuhungu yatekerezaga cyane ari nabyo kwizigira avuze kamera imugaragaza umuntu atekereza cyane atanareba byinshi cyane atekereza avuga ati mana yanjye hasigaye umunota umwe ninyitsinda turadutwaye igikombe cya Afurika ndaba mbaye top scorer kuko n'ubundi yari top scorer ati ibaze gutwara golden boot y'irushanwa nk'iri ngiri ati ugatwara igikombe pourquoi pas bitari no kumugira umukinnyi y'irushanwa nabyo byashobokaga ibi bintu byose ibyo bintu byose kugurira mu mutwe ufite isegonda rimwe ryane uri budeside gutera baro kuko buri abantu benshi bakunze kwibeshya ngo penalty ngo umuntu adesida ngo ahantu ari butere ngo agitereka baro uwo ngo tupu keretse niba utarakinnye umupira ubundi ikintu cyitwa decision yo gutera penalty ni decision y'isegonda rimwe yayindi ya nyuma iba nyine ugiye gutera ishoti uri muri avance urimo urayibona rigoga abantu benshi buriya bahindura ibitekerezo mu nzira big time buriya nta kiriya gitekerezo cya panenka ntakubeye ashobora kuba yakigeze ageze kuri baro birashoboka ashobora kuba yatekereje mbere yatangiye ari Sadio Mane ashobora gutekereza akavuga ati ndayimukubita mu nkanka iburyo ari gutekereza ko kuri kamera imugaragaza yareba menda ari gukubita hejuru ku ipata akaba ati ikintu ari kirekire ko ari intare ntikikuramo agahindura ati kuko nteresha imoso dukunze gutera mu nguni y'iburyo ndamubeshya mutere contre pied baro kwitera iburyo donc mu mbusane ndayitera n'ubundi mu kuguru kwanjye kw'imoso icyo nacyo wenda kikamuzamo kuri ubona yunamye ari gutekereza menda akaba araje amubwiye ibigambo ati ndakuramo n'ubundi ni yayandi ati iki kintu nikikuramo ndagera nte arbitre ati watera noneho tereka mu kubita panenka mu kwiruka tereka mutera agapanenka kuko byanze bikunze yagiye iburyo yagiye ibumoso panenka ni hagati araba yahavuye wagacipinga umwana w'umuhungu agahita agafata donc ukwiye kumva Brahim Diaz I feel sorry for him biriya ni yagiye kuvugana n'umutoza ubwenge bw'umuntu burashobora kugera ahantu gukontorora ibintu bikurenga niyo mpamvu bakubwira ngo ba Toni Kroos na ba Zidane bagiraga icyo bita ngo ni ice on their blood Zidane yagukubitaga penalty akayishyira muri plafond kandi ari finale y'igikombe cy'isi donc bisaba undi mutima aho rero niho bakubwira ngo grand joueur no bastepinga ku magarande hariya niho ubona nyine abakinnyi bakomeye iriya geste ya Sadio Mane uyikompaye ni ya Brahim Diaz umutoza regrabwe yamaje ati bimeze bite atabigenze bite wabonye amajeste yamweretse ngo mu mutwe wanjye harimo ibintu byinshi cyane yamwerekaga gurya mwati mu mutwe harimo ibintu byinshi cyane byivuyangaga ariko ikintu kinakomeye cyane cyari kirimo ni decision gufata icyemezo ngo ninde ugomba gutera iyi penalty Brahim Diaz bayimeri wadinze nk'umuntu wari ubahesheje penalty kuko abandi bari babyihoreye Brahim Diaz ajya kurekerama ku musifuzi avuga ati yankuru yakira hasi niwe wayirwaniye baravuga batereka turi muri wadinge bayimukoreyeho aranayigaruza kuko abandi bo bari banabyihoreye nta n'umuntu wari bagiye kuberekeramo ariko Brahim Diaz yakomeje guforce umusifuzi mpaka bahaye penalty so barayi muri wadinga birangira gutyo ya reka mwihangane dutumike gato turacyari mu rubuga rw'imikino turagaruka mu kanya gatoya.